uko wafata ifoto ukayambika imyenda yare yose ushaka. Niba wajya gutakaza amafaranga ujya kwifotoza cyangwa ujya gutira imyenda wifotozanya, muri iyi video ngiye gukora ku buryo wakemura ibyo bintu, aya mafaranga ukajya uyasaving ukajya uyakoresha ibindi bintu bikubyarira inyungu. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wafata ifoto yawe imwe rukumbi hanyuma ukayambika imyenda yare yose ushaka, hanyuma urebye iyo foto akagira ngo neza wifotoje iyo myenda uyambaye. Wagiye ubona abasitari benshi bagiye batandukanye ukabona bambara imyenda bahinduranya, ariko ukibaza uburyo bikorwamo. Iriya si imyenda yanyu, ahubwo bagenda bahindura imyenda bambaye mu ifoto neza ukagira ngo neza ni ibyanya byo, kandi mu by'ukuri ni imyenda baba bahinduye bakoresheje buno buryo ngiye kukwereka. Muri iyi video nanjye gukora ku buryo wajya ufata ifoto imwe ukayambika imyenda yose ushaka ukoresheje telefone yawe. Ikindi kandi muri iyi video ngiye gukora ku buryo wakora amafoto meza nk'aya ngaya ashushanyije nk'uko uri kubibona, kandi ukoresheje telefone nta kintu na gito yabigusabye. Niba ukoresheje social media wajya ubona udufoto nk'utu ngutu dutereninga kuri social media, ugasanga neza umuntu yafashe umuntu aramushushanya neza ukagira ngo ni ibyanyabyo, kandi mu by'ukuri aba yakoresheje telefone kandi ari ibintu byoroshye cyane. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wajya ubasha kubikoramo muri telefone yawe nta kintu na gito yabigusabye. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nureba iyi video ukayirangiza utushoboza gufata ifoto yawe cyangwa iy'undi muntu ukayambika imyenda yose ushaka, hanyuma urebye iyo foto neza akagira ngo wifotoje wambaye iyo myenda. Tuzize mu bintu byinshi, reka nkore ku buryo bikorwamo. Ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze, liking video, ukore subscribe niba utarayikana, n'ufite ikindi kibazo cyanyunganizi ubisiga munsi muri comment ndahita ngusubiza. Iyi video irimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ndakora ku buryo wafata ifoto yawe cyangwa uyindi umuntu wari we wese, hanyuma ukayambika imyenda yose ushaka ku buryo ubonye iyo foto agira ngo uwo muntu yifotoje ifoto yambaye iyo myenda. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndakora ku buryo wafata ifoto yawe cyangwa uyindi umuntu wari we wese, hanyuma ukayigira nk'igishushanyo nk'uko uri kubona nabikoze muri iyi foto neza urebye iyo foto akagira ngo warayishushanyije koko byanyabyo. Tuzatsize mu bintu byinshi, reka dutanye n'igice cya mbere. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, usabwa kuba ufite ifoto yawe cyangwa uyindi umuntu wari we wese. Rero kugira ngo bikore nta kintu uhita ukora, urafungura Google Chrome muri telefone yawe cyangwa Safari bitewe na telefone yawe yari yose. Rero Google Chrome ngiye dore ngiyi uzayifungura. Ukimara kuyifungura uzateza gake ifunguke. Ikimara gufunguka uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru we nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo Hugging Face Virtual Try On. Uzandika nk'uku ngiye kubyandika, uzabyandika nk'uku. Ukimara kwandika nk'uku we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gukora search gake uzahita ugera kuri tab imeze nk'uku we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri website ya mbere iyi ngiye baguhingukirijeho, uzahita uyikoraho nk'uku, uzayikoraho gakeya utegereze. Ukimara kuyikoraho uzahita ugera kuri tab imeze nk'uku, uzateza gakeya birodinge. Bikimara kurodinga nk'urugero urabona ukoze hano hejuru kuri mirongo 3 burano hejuru mu nguni, ubu ngubu uri kubona ukozeho gakuno. Hano urabona barakubwira sign up, hano bakakubwira sign in, nyine ufunguramo account. Rero bino si byo by'ingenzi bituzanya hangawe nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu kagakubo kari hano hejuru ukoreho. Ukimara gukora uzascrollinga gakeya uzamura, ukimara kuzamura uzahita ugera kuri tab imeze nk'uku uri kubona. Hano handitse step 1, hano handitse upload personal image. Hano hambere nyine turashyiramo ifoto yacu dushaka kwambika imyenda yere yose dushaka. Hano uzakoramo nurangiza ushyiremo ifoto yawe ushaka kwambika imyenda yare yose, uzakoramo nk'uku. Ukimara gukora uzahita ubona amafoto ufite muri telefone yawe nta kintu uzahita ukora, uzahitamo ifoto yare yose ushaka kwambika imyenda. Nk'urugero ngiye reka fatire kuri iyi ngiyi nk'uku uzahita uyikoraho nk'uku. Ukimara kuyikora uzahita yi-uploadinga muri ya website, urabona ko imaze kugeramo. Ikimara kugeramo nk'uku we nta kintu uzahita ukora, uzahita uscrollinga gakeya uzazamura gakeya witonze, uzahita ugera ahantu hameze nk'uku. Hano handitse Generate Image, ahangaha uri kubona hano kizu fresh. Hano uzashyiramo ifoto y'imyenda ushaka kwambara. Ubaye ufite ifoto y'imyenda wadamunodinze ahantu runaka, wahita unyura ahangaha ukahita uyishyiramo ukayikura muri gallery ya telefone yawe, ukaza ukayishyira muri website. None iyo website ikahita ifata iyo myenda ushyizemo n'ifoto ushyizemo, ikahita bihuza, none ikahita yambika ya foto washyizemo. Gusa na hano munsi urabona ko hari imyenda igiye itandukanye. Ubaye utaradownloadinze imyenda muri telefone yawe wakoresha imyenda irimo hano. Urabona hano hari imyenda myinshi nayo igiye itandukanye. Hano ushobora guhitamo umwenda wari wose ushaka. Urugero ushobora guhitamo uyu nguyu w'abagabo, niba uri umukobwa ugahitamo uyu nguyu bitewe n'umuntu wari wese ugiye kwambika imyenda. Ariko ngiye guko imyenda nayo downloadinze, reka nkora ahangaha hano shizu fresh, hano handitse hano ku uploadinga imyenda uzakuramo nk'uku. Ukimara gukora muri hano uzahita ubona amafoto ufite muri telefone yawe, uzascrolling uhitemo imyenda ushaka kwambara. Nk'urugero ngiye reka fatire kuri iyi ngiyi uri kuyibona nk'uku, uzayikoraho nk'uku, izahita itangira kuyuploadinga muri website. Ikimara kujyamo nk'uku we nta kintu uzahita ukora, uzascrollinga gakeya wihanganye. Gusa kuri wowe wahisemo umwenda muri website uzawukoraho. Ukimara kuwukoraho n'ubundi uzahita uza ahangaha tumaze uploadinga ifoto yacu. Wowe uzawukoraho, ukimara kuwukoraho uzahita ugeramo ahangaha. Ukimara kugeramo ahangaha we nta kintu uzahita ukora, uzascrollinga gakeya uzamura. Ukimara kuzamura kano kantu ushyizeho fresh, kano kantu ushyizeho fresh uzakazamura nk'uku ugakurure ukazane hano mu nguni. Ukimara kukazana hano hahera nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora nanditse rane hano munsi uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzategeza gakeya wihanganya, bazatangira gufata ya foto watanze n'umwenda watanze bahita babihuza mu ifoto imwe. Urabona barimo barabigenerating, uzategeza gakeya wihanganye babanze babihuze, bafate imyenda watanze, bafate na ya foto watanze, none bahite bakoramo ifoto nziza cyane ya myenda bayambitse ya foto yawe.
uzategeza gake wihanganye, urabona ko urimo birodinga, uzategeza bitewe na connection ufite muri telefone yawe, urabona twebwe birenda kurangira, uzategereza. Gusa nyabura niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel wakora subscribe ukalikinga video, wewe dusanzwe tubana wasiga igitekerezo cyawe muri comment ukatubwira uburyo wakira no video, ni ufite ikindi kibazo cyanyunganizi nabwo ugisiga muri comment uzahita tugusubiza muri video zizakurikira. Urategeza gake wihanganye rero bikabanza bikaba, urabona ko byenda kurangira, urategeza gake wihanganye bikabanza bikabara bikarangira, bakatugeneratingira ya foto twatanze n'imyenda twatanze, bagahita bafata ya myenda bakahita bayambika ifoto yacu. Urategeza gake wihanganye, urabona ko byenda kurangira. Tayari urabona ko tukimara gutegeza ya foto twatanze na ya myenda twatanze, urabona ko bafashe ya myenda twatanze bakahita bayambika ya foto yacu. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, kandi urabona ko ifoto yacu isa neza. Uko mubyibuka murabona ifoto twatanze ukuntu yari imeze, urabona ukuntu yari imeze, bahise bafata ya myenda twatanze bahita baza bayambika ya foto yacu. Urabona ko ari agafoto keza cyane, urabona ko bagahindura, urabona twambaye agashati keza n'agapantaro keza. Bino bintu rero urabona ko ari ibintu byiza cyane. Bigerageza kuri telefone, niba namuka bikunze kumbwira muri comment niba byakunze. Niba wajya gutakaza amafaranga wifotoza cyangwa utakaza amafaranga ugura imyenda yo kwifotozanya, niba warebye iyi video neza ndabizi neza ko ibyo bintu bitazongera kukubaho. Rero umaze kuyikora nguko nguko we nta kintu uhita ukora, uhita uyikora kuri kano kantu ka download, kano kantu kari hano hejuru ugakoraho nguko nguko. Ukimara kugakora urategeza gake, rero uhita uyidamunika ikajya muri telefone yawe, ukabasha kuba wayaploadinga kuri social media zawe zigiye zitandukanye cyangwa ahantu hose ushaka gushyira iyo foto yawe. Rero kuri wowe utabibonye neza muri kano kangiye gusubiramo kugira ngo ubashe kubibona neza, kugira ngo nujya kubikora utazongera kwibeshya ugasaba ukoze ibintu bidahura, ugasaba uravuze ngo nagutuburiye, kandi mu by'ukuri bino bintu bikora byanyabyo. Muri aka kangiye kongera nsubiramo kugira ngo ubashe kubibona uburyo bikorwamo, tuze dukomeza n'ikindi gice cya kabiri rero nacyo cyanyuma. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora, uzasikoringa gake uzamura nguko nguko. Ukimara kuzamuza uhita ukuramo ya foto y'imyenda wabanje gushyiramo, niba wabanje gushyiramo ifoto y'imyenda cyane bakoresheje imyenda iri aha ngaha, bwo nyine imyenda wahisemo izahita iza aha ngaha, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu k'agakubo aka ngaka kari hano hejuru kukabona, uzagakora nguko nguko. Ukimara kugakora urabona ko ya foto yacu y'imyenda twahisemo isivamo nguko nguko. Ikimara kuvamo we nta kintu uzahita ukora, nano uzasikoringa gake uzamura nguko nguko. Ukimara kuzamura nguko nguko nano uzahita ukora kuri kano kantu k'agakubo kari hano hejuru aka ngaka kuri kukabona ka personal image, urabona ko na ya foto yacu dushyizemo nayo ihise ivamo nguko nguko. Rero nta kintu uzahita ukora, nanone uzahita ukora kuri kano kantu ko uploading ifoto hano uri kuwabona muri kino kizeru nyine cya personal image, hano ushyiramo ifoto yawe nguko nabikubwiye, ukoraho nguko nguko. Ukimara gukora nguko nguko uhita ubona amafoto ari muri gallery ya telefone yawe, uhitamo ifoto yawe cyangwa y'undi muntu bitewe n'umuntu wari wese ugiye kwambika ifoto. Ariko ngiye nk'urugero ngiye gufatira n'ubundi kuri ifoto yanjye, uzayikoraho nguko nguko. Ukimara kuyikora uzahita ukora kuri kano kantu ka dane, kano uri kukabona nguko nguko. Ukimara gukora kuri kano kantu ka dane uzategeza gake wihanganye, ifoto yawe ihite yiuploadinga muri website. Urabona ko ya foto yacu nanone isiza muri website, isizamo nguko nguko. Ubu tugiye guhindura imyenda twambaye muri iyi foto. Rero nta kintu uzahita ukora, nanone uzasikoringa gake uzamura nguko nguko. Ukimara kuzamura ukagera kuri tab imeze uko nguko, nta kintu uzahita ukora. Niba ufite imyenda muri gallery ya telefone yawe, uzahita umwenda muri gallery ya telefone yawe, uzakora kuri kano kantu ko gushyira ifoto cyangwa gushyira imyenda muri website, uzahita ukora hano hantu. Gusa kuri wowe udafite imyenda muri gallery ya telefone yawe, nta kintu uzahita ukora, uzahita imyenda muri website iyi ngiyi iri hano, uzahita umwenda wari wese ushaka. Ukimara kuyita uzahita uzahanga. Ariko twebwe uko dufite imyenda muri gallery ya telefone yacu turakora hanga kugira ngo tuwushyiremo, uzakoramo nguko nguko. Ukimara gukora nguko nguko uzahita uhitamo umwenda wari wose ushaka kwambara. Ukimara kuhitamo twebwe reka dufatire kuri uyu nguyu, uzawukoraho nguko nguko. Ukimara kuwukoraho nguko nguko uzahita ukora kuri dani, utegereze nguko nguko uzakoraho. Tukimara gukora ubona ko wa mwenda wisiba upload kuri ya website yacu. Rero ukimara kugira amahanga we nta kintu uzahita ukoza, sikoringa gake nanone uzamura nguko nguko. Ukimara kuzamura ubona ko ya foto yacu ikirimo. Iyi foto yacu kuba ikirimo nta kibivuze, we nta kintu uzahita ukora, sikoringa gake uzamura. Nanone uhita ukora nanditse run, uzahita ukoraho nguko nguko. Ukimara gukoraho nanone bizahita bitangira kurodinga nguko nguko uri kubibona. Uzategeza gake bibanze birodinga kugira ngo byuzure, bahite bafatira ya foto twatanze, bahite bafata ni imyenda twashyizemo, bahite bayambika ya foto yacu. ubona ko ari ibintu byoroshye cyane. Gusa ubaye ukeneye ya myenda nakoresheje, ushobora gusiga igitekerezo cyawe muri comment, ngahita nkoreza nimero yanjye ya WhatsApp, ukahita unyandikira kuri WhatsApp, ngahita nkwira myenda nawe ukaba wabasha kuyambara cyangwa ukaba wabasha kuyambika ifoto yawe bitewe no kubishakamo. Nyine urumva na amahitamo yawe. Tero urabona ko tukimara gutegeza, urabona ko ya foto yacu bahise bayambika ya myenda twahise. Murabona ya myenda yacu twise tuyambara nguko nguko. Nkuko uri kubibona dusubiye hano hejuru, urabona imyenda twahisemo, dore ni iyi ngiyi uri kuyibona, ngiyi ni ishati
n'ipantaro hasi y'umukara. Urabona tuzamuye nk'uku nguku uri kuyibona. Tayari urabona ko kagashati twahise, urabona ko tuze tukambara n'ipantaro kandi urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane, urabona ko ari ibintu by'uburyohe cyane. Reba neza urabona ko nta cyahindutse, urabona imyenda ndayambaye neza, urabona ko ipantaro yambaye neza, urabona ko neza wagira ngo nayifotozanyije kandi mu by'ukuri nkoresheje buno buryo maze kukwereka kuri telefone yawe. Rero urabona ifoto twatanze hano hejuru uri kuyibona, dore ngiyi foto twatanze ukuntu yari imeze, urabona imyenda twatanze ukuntu yari imeze, urabona ifoto bahise baduha ukuntu yari imeze. Rero urabona ko ari ibintu byoroshye cyane, ugerageze kuri telefone yawe n'ibikunda tubimbura muri comment niba byakunze. Tudatinze mu bintu byinshi, reka tujye dukomeza n'igice cya kabiri, mwere ku buryo wakora amafoto meza ashushanyije nk'ariya nabanje kukwereka cyangwa aya ngaya cyangwa yisumbuye kuri aya ngaya ukoresheje telefone nta kintu na gito yabigusabye, kuko ni ibintu byoroshye cyane. Nibajyaga bibaza uburyo bikorwa ndagusezeranya ko ibyo bintu bitazongera kukubaho. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, uzafungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Dore nge nando rero ndafungura Google Play Store, uzayifungura. Ukimara kuyifungura uzahita uza muri search hano munsi, ukimara kuza muri search hano munsi uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru uzahita wandikamo chat GPT nk'uku nguku. Ukimara gukora nk'uku nguku uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ubona application imeze uku nguku, uzayikoraho nk'uku nguku. Ukimara kuyikoraho uzayistara banze ijya muri telefone yawe niba wari usanzwe uyifite, aho ni sawa cyane. Urabona twebwe barimo baradusaba gukora update, ariko sishaka gukora update none kugira ngo video itaramburana, uzahita uva kuri Google Play Store yawe. Ariko mbere yo kugira ngo tuvore kamite nkwereka n'indi application tugiye kwifashisha dukoresha bino bintu, uzahita ukora back gakeya usubira inyuma nanone, ituza muri search hano hejuru ite wandikamo Gemini. Reka mbanze sibe bino bintu ChatGPT mbanze nyisibe mite nandika Gemini. Andika Gemini nk'uku nguku. Ukimara kwandika nk'uku nguku we nta kintu uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ujya kuri tab imeze uku nguku we nta kintu uzahita ukora kuri application ya mbere. Iyi ngiyi ishyize du fresh uzayibona, ariko urabona logo yaze gufunguka kubera connection zacu ari nkeya. Uzayikoraho, dore ni iyi ngiyi uzayikoraho nk'uku nguku. Ukimara kuyikoraho uzayistara banze ijya muri telefone yawe. Ikimara kujya muri telefone yawe nta kintu uzahita uva kuri Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe n'ahantu unyuze ugiye gushaka application uzavaho. Ukimara kuvaho nta kintu uzahita ushaka ya application yawe ya ChatGPT, dore ngiyi uzayifungura. Reka mbanze nguremo bino bintu ChatGPT yawe uzayifungura. Ukimara kuyifungura, niba ari ubwa mbere bazabanza bagusabe ujuzemo account. Ukimara kuyuzuzamo uzahita ugera kuri tab imeze uku nguku. We nta kintu uzahita ukora hano, uzahita wandikamo, uzatanga icyifuzo cy'uko baguha prompt uruhe AI, hanyuma iyo AI ikagukorera ifoto ishushanyije. Ngiye urabona nk'ubu ngubu nabyanditse nk'uku nguku, urabona ibintu nabyanditse. Uzabyandika nk'uku nguku uri kubibona cyangwa byisumbuye kuri uku nguku bitewe n'uburyo ubitekerezamo. Ukimara kwandika nk'uku nguku uzahita ukora kuri kano kantu kameze nk'akambi. Ukimara gukora uzategeza gakeya wihanganye, uzategeza bazahita bakwandikira prompt utewe n'ibyifuzo watanze. Urabona ngiye natse prompt ebyiri, urabona banyandikiye prompt ya mbere, urabona bahise banyandikira na prompt ya kabiri. Hano munsi uri kuyibona prompt ya kabiri, urabona nayo barayinyandikiye, dore ngiyi uri kuyibona. Rero zino prompt bakimara kuzikwandikira we nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka mbere kabanzo, n'urangiza selecting nk'uku nguku uhita ukora kuri kano kantu ka copy. Niba wasabye prompt ebyiri nanone uzahita ujya kuri prompt ya kabiri uhita ukora kuri kano kantu selecting nk'uku nguku uhita ukora kuri kano kantu ka copy. Ukimara gukopia prompt yawe nta kintu uzahita uva kuri ChatGPT yawe. Icyo twashaka twebwe ni prompt. Ubwo nyine mbanze kubereka uburyo wabona prompt, kuko abantu benshi usanga tutisanga mu ndimi z'amahanga ku buryo umuntu yakandika prompt nk'iyi ngiyi. Rero uzahita uva kuri ChatGPT yawe. Ukimara kuvaho nta kintu uzahita ufungura application yawe ya Gemini. Twashyize muri telefone yacu, byibuke neza twabanje kuyishyiramo. Dore Gemini yanjye, dore ngiyi aho nayishyize, dore ngiyi hano uri kuyibona. Uzakora kuri open uyifungure. Urabona nayindi kuyikoresha mu kanya, reka mbanze mbikuremo. Uzakora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifungura uzahita ifunguka imeze uku nguku we nta kintu uzahita ukora ngashi du fresh hano uri kuhabona. Uzakora, ukimara gukora bizahita bizamuka nk'uku nguku. Bikimara kuzamuka nk'uku nguku we nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya kangaka uri kukabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora nanditse gallery hano uri kuhabona, cyangwa file bitewe na hariho hose bitewe n'ahantu ifoto yawe iri. Urabona twebwe tugiye guhitamo kuri file. Mwibutsa yuko hano kuri kamera hano kizi du fresh hano uhita ufotora ifata ku kanya, bakahita bayigukorera nk'ako kanya. Nyine urumva ni nk'umurabyo, nyine uhita wifotora bakahita babikora nk'ako kanya. Ariko twebwe kuko tifite muri telefone yacu, reka tuze dukora kuri gallery. Uzakoraho nk'uku nguku. Ukimara gukora bazahita bakwereka amafoto ari muri telefone yawe, uzahitamo ifoto yare yose. Nk'urugero twebwe n'ubundi reka duhitemo yayini, dore ngiyi hano. Uzayikoraho nk'uku nguku. Ukimara kuyikoraho izahita yiselectinga nk'uku nguku. Uzahita ukora kuri kano kantu ka dane kandi uri kukabona uzakoraho. Ukimara gukora urabona ko ifoto yacu yisizamo hano hejuru we nta kintu uzahita ukora. Uzahita wandikamo ya prompt umaze gukopiya ukuye muri ChatGPT. Urabona twebwe dukanze kuri kano kantu, urabona twebwe dufitemo prompt nyinshi. Urabona kuko nabanje gukora izindi prompt nyinshi kugira ngo ndebe prompt bamo bwiza bwazo, ndebe ko ziba zimeze. Rero urabona nk'ubu ngubu baduhaye prompt nyinshi, ariko nk'urugero ngiye reka fatire kuri iyi ngiyi kuko nabanje gukora izindi prompt. Reka fatire kuri iyi ngiyi. Ukimara kuyikoraho nk'uku nguku, ikimara kujyamo nk'uku nguku nta kintu uzahita ukora. Ushaka kubandikaho nk'izina ryawe
ushobora gusigamo akanya nguku ka space ugakora kuri kano kantu, yenda ukahita wandikamo artist, yenda ukahita wandikamo yenda nk'izina ryawe runaka nyine bitewe n'izina ryawe ushaka ko haza izina ryawe wahita urishyiraho hano bakahita barishyiraho. Urugero twebwe reka twifashishije Etienne Tech kugira ngo murebe uburyo bikorwamo. Usha udashaka ko haza izina ryawe ntabwo wakwirirwa wandika izina ryawe. Nyine mberetse nyine ku bantu bashaka ko haza izina ryabo ni ibintu byiza cyane nabyo utawandikamo yenda nk'urugero twebwe reka twandike n'ubundi Etienne Tech. Uri kubibona Etienne Tech. Uzandika nguku ukimara kwandika nguku washyizemo ya foto yawe uzahita ukora kuri kano kantu ko kohereza n'ubundi akagaga gasanzwe uzagakoraho. Ukimara kugakoraho bizatangira kumera nguku bikimara kumera nguku uzategeza gake yawe wihanganye bibanze biroding. Urabona kano kantu karimo karizengurutse. Rero we nta kintu uzakura uzategeza gake yakizengurutse bitewe na connection ufite muri telefone yawe. Ntago bitinda cyane uri ahantu hari connection zihuta urabona birimo birarodinga. Tayari urabona ko tukimara gutegeza ya foto yacu basi bamara kuyigenerating. Urabona yo duscrollinze tuzamura. Urabona ifoto yacu kuntu bayigenerating urabona ukuntu yari imeze bitewe na property twatanze. Urabona bafasha agafoto kacu bahita bakagira nk'agafoto gashushanyije neza. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Kandi urabona hano munsi urabona ari izina ryacu ko yandi yakozwe na Etienne Tech. Kandi urabona hano hari n'agakaramu turi guhishushanya nyine. Urabona ko ari ibintu byiza cyane kandi urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero n'ubu buryo ushobora gukoresha ukaba generating ifoto ishushanyije ukoresheje telefone. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Niba ari umushushanyi cyangwa ufite impano yo gushushanya urabona ko AI rwose yagusize yagutanze. Urabona ko ibintu washushanyaga iminsi 3 cyangwa umunsi umwe urabona ko AI bikora mu masegonda 5. No gutekereza gusa gushushanya ubundi ukahita ukora agafoto bitewe n'ibyifuzo byawe ushaka. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero ukimara kuyikora nguku we nta kintu uzahita ukora uzahita uyikoraho nguku. Ukimara kuyikoraho nguku urabona kano kantu ka save. Kano kantu uri kukabona ndakeka uri kukabona kano kizo dufresh uzagakoraho nguku. Ukimara kugakoraho nguku ititangira kwisavinga muri telefone yawe cyangwa muri gallery ya telefone yawe. Rero n'ubu buryo wakora amafoto meza nk'ayanga urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Izi nzira nkweretse nkora iyi foto imwe ni zinashobora gukoresha ukora andi mafoto besha agiye atandukanye. Si amafoto ashushanyije gusa ushobora no gukenera gukora andi mafoto agiye atandukanye. Wowe icyo usabwa no gukoresha ChatGPT ikagukorera prompt bitewe n'ibyifuzo bya hanyuma iyo prompt ukaza ukahita uyishyiramo hano ukahita ushyiramo n'ifoto yawe yare yose bitewe n'iyo ushaka ukahita ukora agafoto keza nk'aka ngaka. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Gusa ku bantu mutayibonye reka nogere mbisubiremo kugira ngo mutaza kwibeshya. Urakora kuri kano kantu n'ubundi aka ngaka kano ka ask Gemini uzakoramo. Ukimara gukora bizahita bizamuka uhita ukora kuri kano kantu ko guteranya. Ukimara kugakora uzahita ukora kuri gallery cyangwa kuri foto niba ushaka kwifotoza ku kanya. Ngiye ni kuri gallery. Ukimara gukora n'ubundi uzahita uhitamo ifoto yari yose ushaka. Nk'urugero nanone reka mfatire noneho kuri iyi ngiyi kugira ngo mutajya ngo bikunda ku ifoto imwe uzayivivura nguku uhita ukora kuri done. Ukimara gukora kuri done hano uzahita ushyiramo prompt yawe yari yose ushaka. Nk'urugero noneho reka mfatire kuri iyi ngiyi uzayikoraho nguku. Ukimara kuyikoraho nguku uzahita usigamo akanya yenda ushaka ko haza izina ryawe ubyandikemo. Ariko yenda kuko tudashaka ko haza izina ryacu yenda reka tuze tubisimbuka mutagira ngo bikunde yo washyizeho n'izina ryawe. Reka tubikore nta zina twashyizeho n'uzahita ukora kuri kano kantu ko kohereza uzakoraho. Ukimara gukora uzategeza gake yawe wihanganye. Urabona ko bitangiye kwizengurutsa uzategeza gake yawe wihanganye. Urabona birimo birizengurutsa. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Urategeza gake yawe wihanganye urategereza. Urabona barimo baragenerating ataya. Urabona ifoto yacu bahise badukura. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Urabona ko gafoto kacu bahise bagakora kandi urabona ko ari agafoto keza cyane. Urabona n'agafoto gashushanyije. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Rero n'uburyo ushobora gukoresha ugakora ifoto nziza nk'iyi ngiyi cyangwa isumbuye kuri iyi ngiyi ukoresheje telefone yawe. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Urabona amafoto yose tugiye dukora urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero n'uburyo ushaka kuyidownloadinga n'ubundi uyikoraho nguku uhita ukora kuri kano kantu ka save. Ubikozaho nguku ifoto itangira kujya muri gallery ya telefone yawe. Nako kanya ukaburangije ifoto yo gushushanya kandi ukoresheje telefone yawe. Rero bino bintu nkweretse n'iby'ubwenge niba bigufashije bimbwira muri comment. Gusa nayo niba bino bintu wari ubizi ubisigaho muri comment kugira ngo turusheho kumenyana. Ikindi kandi ribege gusiga ukoze subscribe. Wogeze kuri uyu munota turagira ngo mbanze ngushimire uri umuntu w'umugabo. Ibyo tumaze kugeraho niho tubikesha kandi ibyo duteganya kugeraho biri mu biganza byawe. Uretse kugushimira gusa Imana iguhe umugisha. Dusubire muri video kuri iki ngi nzasubiza ikibazo uzabambajije muri comment. Ciao mugire ibihe byiza ndabakunda cyane.